abamediatrice ikibazo mfite randevu y'uno munsi kujya kwa muganga. None urabona badusenye ibintu biri hanze, nta muntu mfite nsigira umwana. Nabo batwaye n'abagaruye. Abajyanye batwaye aramucungango. Mwirara hano muze mujye kurara ku kagari cyangwa mujye kurara ku murenge. Twebwe twavuze ati nubone mwadusenye mudutunguye uko mwadutunguye mutaduteguye, natwe ntago turi busiga ibikorwa byacu cyangwa ibikoresho byacanga ngo tugiye kurara ku kagari cyangwa ku murenge. Tangaje mudugudu yaraje aravuga ngo mwese musohore ibintu mushyire hanze tugiye kuzana amafaranga yacu. Ko twararindiriye n'ubundi nyuma kandi tumva ngo saa sita ngo musore ibintu byanyu n'ubundi bagiye kuhasenya. Nta n'ikintu dufite, dore n'abana twavanye mu mahanga bagiye gupfa n'inzara. Ibi ni urupfu abafunze bagaruza. Nubwo tugoye amakuru turabizi neza bari badufunze. Ibi ni urupfu nagaruza. Uzadukurikira neza uzarebe nubwo tugoye amakuru. Nambara yo muri 1999 umunyayikize. Turabizi. Bose dore bahunze mu kanya bagoye amakuru ariko twe turabizi neza mu by'ukuri. Nura utubabarire uza kubikurikirana mu bantu byose tugoye amakuru usanga batadufunze umenye ko turimo kubeshya. Kandi ni inshuro ya kabiri bimbayeho. Bwa mbere bansenye hano hepfo niho nari ntuye, n'ubu ngubu bansenyeye nkodesha ahangaha kuri uyu muhanda. Niba ari abayobozi cyangwa niba ari abategetsi ntago mbizi, kuko kugira ngo umuntu aze akubwire ngo sohora ibintu ushire hanze nta hantu akohereje ujya, ni ikibazo nk'umunyarwanda uri mu Rwanda rwe avukamo. Baje nk'abayobozi baratubwira guki ikintu gikuru bagiye gusenya, barareba izi nzu zose zirimo hariya, baravuga se ikintu gikuru muzani nka mudugudu muri yaraje avuga gutya muzani indangamuntu n'ubundi babahe babahe amafaranga y'imerende yo gukodesha ahandi, izi nzu zigiye gukodeshwa n'ubundi. Turamuha namba na telefone arayifata na numero za telefone, nyuma kandi aravuga ngo amafaranga yagiye n'ubundi turindire n'ubundi amafaranga araza. Ikibazo gihari nuko baje bakabanza bagapima bakareba ati aya ngaya arimo, ati aya ngaya ntago arimo, barayasuzuma banarabireba. Ariko ikibazo nuko bivuguruza buri mwanya, umwe akaza agatanga amategeko nk'ubu bari bambwiye ngo nzategereze ku wa mbere, birangiye bamwe ngo bikureho none ahangaha ndabyerekeza ko aricyo kibazo mfite. Noneho ubu bari kudukuraho nta n'igiceri cy'atanu dufite, habe n'itike habe na nyiri inzu, ubwo nta n'ikindi bamubwira n'umupanga singa ibi ibintu biri mu muhanda ni wabibonye, nta n'ikintu na kimwe bari kuduha. Abandi bagiye babaha ingurane, abandi babaha ubukode, ariko twebwe badukuyemo nta n'ikishaka baduhaye. Noneho bari mvura imiragwa. Natuye ahangaha 7 bahitaga Rugenge, none ndahabyarira naje ndi inkumi mfite imyaka 16. Reba uko ngana narahabyariye ndahuzukuruza, nta nzu yangwiriye, n'abapfuye bapfuye mu ntambara. None ngewe ubwanjye nimaguruke ngende nta n'ijana, amaboko bayateme, ejo bagaruka batema amaguru ndaziri. Ubu ngenda ziri kinakoze kuki badashaka ikintu baduha ngo niba bumva aho hantu bahashaka pe nibahafata ntago tuhabimye, ariko nibadushakira ahantu mfite imfubyi enye kandi muri ahangaha mwese mufite ubushobozi. Ndwaye na sida, ariko nkatora abana mu biraro nkabarera bagakura, aba bantu bose barabizi. Kuki nta muntu n'umwe ungirira impuhwe? None nizo mfubyi baratanga, izi mfubyi enye ndazishyiranye. Ubu wagiye muri stage azaza arare ko yari kuzaza aja muri stage iranye. Ubuse kuko mu by'ukuri mwaturenganuye muzehe wacu koko tumukunda, yadutabaye kuko akaduha ahantu ho kuba, ko natutaba mu giti nk'inyoni, badufashije kuko tukabona ahantu twikinga. Abandi bahawe ingurane, abandi bahawe amafaranga, aho haruguru hose hahawe amafaranga. Twebwe ngo turi munsi y'umuhanda barahashaka, niba bahashaka niba hafata ariko bagira aho batwereka tugira uko tubaho. Sinyibyara abana banjye ni bakuru, baragiye bajya guhiga, nsigara ahangaha muri iyi nzu y'umugabo yasizemo 7 nibwo nabaye ahangaha ndi inkumi. Reba uko ngana, bahitaga Rugenge hari ishyamba hose twarahingaga imyumbati tuhahingira ijumba. None niba bahakeneye nibahafata ariko baduha ahantu twerekeye. Muzehe wacu byadutabaye ko
yatuvuganiye akatwerekeza akagira aho atwerekeza. Ubu mfite imbaraga zo kwikorera igikarayi, ubu mfite imbaraga zo kuvuza nanahinga, noneho nubwo nanahabona nzahinga se. Umubyeyi wacu rwose natubabarire, adutabare, aho nshyira ziriya mfubyi n'abandi banduta rwose nibadutabare. Ndabasi urajya kuregera nde kandi muri kumwe? Ubu se turajya kwifungisha twe twakoze iki? Turajya kwinjira muri gereza ko ntari cyaha bakajya kugufunga. Urijyana muri gereza wakoze iki? Reba noneho urugero, hari umubyeyi hariya barimo gusenyera hejuru, aratwite, afite inda nkuru, ugira rugurare yamuzigiye, harabura byibura icyumweru cyangwa iminsi cyangwa abyare. Ndebera mu by'ukuri baramusenye, nawe ubwo afite impungenge. Mu by'ukuri twebwe nubwo dufite imbaraga, ariko si uriya mubyeyi mu by'ukuri bamugiye nimuye byibura bakamubora bakajya n'ikintu banamukorera. Umugabo we umubyeyi yitwa nde? bamwita Mediya. Umugabo we amaze igihe yarapfuye. amaze ukwezi kumwe. Desire ni umugabo we, amaze igihe yarapfuye. Umugore we yamusize yarapfuye, yamusigiye inda. Mu by'ukuri niyo wazamuka ruguru hariya hahagaze umunyerondo hariya barimo gusenya, mu by'ukuri urasanga ahantu hari ibintu birunze hariya. Mu by'ukuri afite inamuru, basi mufashe uriya, basi twebwe niyo abana dufunga ntari uko tutazi amakuru nta kibazo. Undebere mu by'ukuri bagira impuhwe n'uriya se. Mu by'ukuri icyambere aka ni akagari ka Rugando, umurenge wa Kimihurura, umudugudu wa Gasange. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kuduteguza gusenya baraje baratubwira bati abapangayi barabandika barababarura ngo baba bagiye ngo bazabaha amafaranga yo kwimuka, we kubimura bajye gukodesha cyangwa bareba aho bajya. Birangiye noneho baje inzu bazishenye badutunguye kandi mu masaha tutanabona. Dufite abana benshi bari muri za interina na hehe. Ubu kwimuka bo bazaza bajya he ko natwe tutaza aho turi kujya? Nkatwe ba nyiramazu turi kwibaza, bazi neza ko UPA zabo tuzibitse, twabishyuye nta madeni dufite. Ni gute iki gihe cyose batwishyuje bakaba batwirukanye nabi gute? Turajya hehe ko aricyo kibazo? Nagira ngo niba ari ubuvugizi bwashoboka, natwe wenda aba bapangayi bafite iyo bazajya bazasubira iwabo cyangwa se bazajya n'aho bubatse. Nkatwe se ba nyiri aya mazu ko tuzi ko nta kibazo dufitanye na leta, tuyishyura neza, twishyura irondo, tukishyura intuza, ibishingwe, tugakora ibisabwa byose. Ni iki cyatuma badukura hano nta n'ikintu baduhaye? Nta ngurane, ntaki. Sinzi ubundi buvugizi twabona n'ibigo leta yacu yatekereza ku baturage nk'uko bisanzwe. Abapangayi nk'ubu ngubu bari kutubwira ngo nidusohoke, kandi dore imvura yaje, aka kanya nidusohoka ibi bintu biranyagirwa. Birumvikana ikibazo gihari ni uko baje bakabanza bagapima bakareba ati aya ngaya arimo, ati aya ngaya ntabwo arimo, barayasuzuma banarabireba. Ariko ikibazo ni uko bivuguruza buri mwanya. Umwe akaza agatanga amategeko, nk'ubu bari bambwiye ngo nzategereze ku wa mbere, birangiye bamwe ngo bikureho none aha ngaha. Ndabyerekeza ko aricyo kibazo mfite noneho. Njyewe mfite umukecuru hariya, mbese turi famiye nini pe. Dufite n'imfubyi tunarera nyinshi, kandi bamwe bari no muri interina bari kwiga. Ubu nituramuka tunyanyagiye nabo ntabwo bazi aho bazajya. Izo nazo ni imbogamizi dufite ku zindi mpande. Ubu bari kudukuraho nta n'igiceri cy'atanu dufite, habe n'itike, habe na nyiri inzu, ubwo nta n'ikindi bamubwira n'umupanga. Singa ibi ibintu biri mu muhanda ni wabibonye, nta n'ikintu na kimwe bari kuduha. Abandi bagiye babaha ingurane, abandi babaha ubukode, ariko twebwe badukuyemo nta n'ikishaka baduhaye cyane rwose. Natwe mutuvugire cyangwa n'aba bana se, ahubwo twebwe turajyayo n'aba bantu bose. Ni iki kibazo nawe buri umwe wese ari kwibaza. Ubu ni ukuvuga ngo zino zari zisigaye, aba bari hano, aba baraye hanze, nka ziriya twe dusigaranye zitari zasenywe. Twabashije gufasha bamwe, ukeneye amazi twabona ko robine ziracyarimo amazi, nubwo bazakomeza kuyatwishyuza bwose. Ukeneye gucaginga arimo aracaginga mu izo ngo ku bwiherero bari gukoresha ubwo ngubwo butari bwasenywa, no koga, mbese no gufashanya muri rusange nk'impunzi, nta kundi nabikubwira.
reba nk'aba bari ku gasozi ntabwo uri kubibona ko imvura igiye kubanyagira se natwe urazi ko impunzi zahunze zirafashanya nabo ubwo twagiye tubateza ubwiherero dushe iki aho gucaginga amazi gusayidirana muri rusange aho gutekera ariko ubu noneho nubwo tugiye kubikuraho twese tugiye kubera kimwe nta wundi wongera gufasha undi bagiye gushyirwaho umuhanda ngo hagiye kuzajyaho sitasiyo nk'uko bavuze hariya bagiye kuzajyaho sitasiyo ni ukuvuga ngo baratubwiye ngo baraje bakoresha inama aha ngaha duhagaze baraza abo ku kagari n'abo ku murenge bakoresha inama abaturage twese turayitabira barangije batuvugisha hano ibyo twarabyumvise twitabiriye n'inama ku bukeye bwabo umudugudu yaramanutse saa 2 za mu gitondo agenda atubwira twese abaturage ati musohore ibintu byanyu nimara kubisohora turaje tugiye kuzana amafaranga yagarutse afite igitabo avuga ngo n'amafaranga ngo ntabwo aragera ngo kuri konti aravuga ngo ibintu bari bakubonye amafaranga ngayo wowe ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze batubwira igiciro baratubwiye ngo nayo kubimura ntabwo bigeze batubwira amafaranga ariko ku mupangayi bandikaga umupangayi umwe niyo mwaba muri kumwe ni batatu muri mu nzu bandikaga umuntu umwe nyirizina nta giciro bigeze bavuga barangije mu gitondo umudugudu icyaduteye afandika nyabashi na nijoro baratubwira ati tujye kugama ku kagari twumva ko agiye kubivuga kubera yuko ibyo bya mbere batubwiye tukabyubahiriza twe twumvisha yuko n'ubundi bagiye kudufunga nabo batwaye bari bagiye kubagarura ntabwo bigeze babagaruka bavuga ati turarana na byangaha imvura yatunyagire nk'uko iri kutunyagira ubu ngubu gahunda batubwira ko leta ari umubyeyi kandi iradutekerereza ubu niba ariyo gahunda yadutekereje nyine kunyagirwa nk'uku nguku natwe tugomba kubyakira nk'abayobozi murakoze cyane ngo guhera ejo baza gusenya saa 5 sindarya bari basanze dutetse bahita bazana amapiki bahita bakubita inzu noneho ubwo barangwa ni ba mani pawa noneho uruvuga ngo n'ibiryo nari ntetse dore nabaga ahangaha ibiryo nari ntetse byahise bimeneka itafari ryikubisemwo bihita bimeneka ndi gusohora ibintu ngo batabitsindiramo mu nzu kujya kubyara kandi ibintu byose biri hanze nta muntu mbisigira yego nicyo kibazo mfite yego twese turababaye ariko ntabwo tubabaye nk'ibyo ababaye bibaye byiza leta yagira icyo imufasha akareba ukuntu yabigenza akareba ahantu aba akabona aho aba ahasiga n'uwo mwana rwose nta n'amezi abiri ashize amushyingiye